Urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora RCS rusohoye itangazo ko ashaka kwinjira mu myanya y'akazi. Iri ni itangazo kwifuza kwinjira muri RCS. Rero niba uri umunyarwanda ukaba ufite bino bikurikira, ukaba ushaka kwinjira muri RCS ku rwego rw'abakozi batoya, urararitswe nawe. Reka turebe iri tangazo basohoye ryagiraga riti: ubuyobozi bw'u Rwanda rushinzwe igorora RCS buramenyesha abanyarwanda bose bifuza kwinjira muri RCS ku rwego rw'abakozi batoya bashaka kwiyandikisha mu turere. Bizatangazwa ku itariki 9 Kanama, byaratangiye kugeza ku itariki 24 Kanama mu kwezi kwa munani mu mwaka wa 2025. Abujuje ibisabwa rero bagomba kuba bitwaje inyandiko zujujwe neza kandi ziboneka ku rubuga rwabo rw'u Rwanda rushinzwe igorora www.rcs.gov.rw izomekwaho fotokopi y'indangamuntu, impamyabumenyi, icyemezo kigaragaza yuko uri indakemwa mu mico no mu myifatire, n'ifoto ngufi ebyiri zizwi nka pasiporo. Hanyuma uko muri kwibona rero, biyandikisha barasabwa kuba bujuje bino bintu bikurikira: kuba ari abanyarwanda, kuba bafite imyaka iri hagati ya 18 na 25. Dore imari mu karere ka Bugesera. Iyi ni inzu rwose igurishwa ku giciro gito cyane. Nawe niba ushaka kutugana ukaba ushaka kwigurira inzu mu karere ka Bugesera, hano mu murenge wa Mayange, akagari ni Akambyo, ukihagera jya uhamagara kuri izi nimero ngiye kukubwira kugira ngo utazayicikwa n'umutungo umeze neza ahantu harambuye cyangwa ikizwi nka Plateau Mountain. Iyi ni inzu ya kadasiteri imeze neza, ifite ikibanza cya 25/30. Iyi ni inzu imeze neza, abaturanyi muri kubabona. Hanyuma rero hamagara kuri 0729198324 kugira ngo utaza gucikanwa n'aya mahirwe. Iyi nzu nigucika ni yawe ku mafaranga make cyane ufite. Waduhamagara tukakugezaho iyi nzu ukaza ukayisura, ngira ngo murabona yuko ari inzu imeze neza, ifite amakaro meza, ikaba ifite salo nziza, ikaba ifite parafo nziza. Ni inzu rwose udakwiye gucikwa. Hanyuma rero hamagara izo nimero 0729198324 tukugezeho iyi nzu nawe wayisura, hanyuma tuvugane ku mafaranga make cyane wifitiye hano mu karere ka Bugesera, ahantu hatari imisozi, ahantu harambuye heza cyane. Ndagushimiye, hamagara nonaha. Kuba baragaragaje yuko bize amashuri yisumbuye segonderi cyangwa afite diplome ya A2, kuba bafite ubuzima buzira umuze, kuba batarigeze bahamwa n'icyaha, kuba badakurikiranwaho n'icyaha, kuba ari indakemwa mu mico no mu myifatire, kuba ari abakozi batarirukanwe mu butegetsi bwite bwa leta, cyangwa kuba batagaragara ku rutonde rw'ababujijwe kuba abakozi ba leta, kuba ari indakemwa, ibyo twabivuze, kuba bafite ubushake bwo kwinjira muri RCS, kuba biteguye gukorera aho ariho hose mu gihugu. Rero abiyandikisha barasabwa kwitwaza bino bintu bikurikira: indangamuntu, icyemezo cy'amashuri yize kiriho umukono wa noteri, icyemezo cy'indakemwa mu mico no mu myifatire byemejwe n'umuyobozi w'umurenge w'aho aherereyeho, icyemezo kigaragaza yuko ari ingaragu, icyemezo cyo kwa muganga cyemejwe na muganga wemewe na leta yuko afite ubuzima buzira umuze. Abiyandikishije muri RCS kuri iyi link turi buze kubaha muri komenti, bazakora ibizamini by'ijonjora mu biro by'akarere kuva ku itariki 26 kugeza ku itariki 31 Kanama muri ukwezi kwa munani, guhera saa 3 za mu gitondo. Aha hakurikira mu ntara y'amajyepfo niho tugiye guhera, ni mu karere mu ntara y'amajyaruguru, teka tuba ariho duhera. Tuzahera mu karere ka Gicumbi ku itariki 25 Kanama muri sale y'akarere ka Gicumbi. Hanyuma mu karere ka Musanze ni ku itariki 25 naho Kanama kuri stade Ubworoherane. Mu karere ka Burera ni ku itariki 25 Kanama kuri stade ya Kirambo. Mu karere ka Gakenke ni ku itariki 26 muri sale y'akarere ka Gakenke. Mu karere ka Rulindo ni ku itariki 27 Kanama ku kibuga cya Gisaza. Hanyuma rero niba uri kuri iyi channel ukaba utarakanda subscribe, yikande uyifunge kujya ubona amakuru nk'aya ngaya akugeraho kugiye, kugira ngo ubashe kubyaza ubumenyi bwawe umusaruro. Hanyuma rero ni itangazo sowe na RCS wumva ubishaka, rero ndasiguha link muri comment, reba niba kandi subscribe urayiking video. Hanyuma reka dukomeze mu tundi turere turebe amatangazo. Hanyuma rero twari tuvuga mu turere tw'intara y'amajyaruguru, reka rero tujye mu intara y'Iburasirazuba
y'Iburasirazuba, aho mu karere ka Rwamagana ari ku itariki 25 mu karere ku biro by'akarere ka Rwamagana. Hanyuma mu karere ka Ngoma ni naho ni ku itariki 25 muri stade ya Ngoma. Mu karere ka Nyagatare ni ku itariki 25 naho muri stade ya Nyagatare. Mu karere ka Bugesera ni ku itariki 25 kuri stade ya Bugesera. Mu karere ka Gatsibo ni ku itariki 25 naho mu karere ku biro by'akarere ka Gatsibo. Mu karere ka Kayonza ni ku itariki 26 mu biro by'akarere ka Kayonza. Mu karere ka Kirehe ni ku itariki 27 kuri stade y'akarere ka Kirehe. Hanyuma rero mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyamagabe ni ku itariki 25 Kanama kuri stade ya Nyamagabe. Mu karere ka Nyanza ni ku itariki 20 muri stade ya Nyanza. Mu karere ka Huye ni itariki 25 igororero rya Huye. Mu karere ka Muhanga ni ku itariki 25 kuri stade ya Muhanga. Mu karere ka Nyaruguru ni ku kibuga cy'umupira cya Ndago. Mu karere ka Gisagara ni ku itariki 26 mu biro by'akarere. Hanyuma mu karere ka Ruhango ni ku itariki 27 mu biro by'akarere ka Ruhango. Ku karere ka Kamonyi ni ku itariki 28 mu biro by'akarere ka Kamonyi. Hanyuma rero abazajya gukora ibizamini biyandikishije kuri link tuza kuba muri komenti. Intara y'Uburengerazuba hoho ni mu karere ka Rubavu ni ku itariki 25 kuri stade ya Rubavu. Mu karere ka Rusizi hoho ni ku itariki 25 naho kuri stade ya Rusizi. Mu karere ka Nyamasheke ni ku itariki 25 mu biro by'akarere ka Rusizi. Mu ka Nyamasheke nako. Mu karere ka Karongi ni ku itariki 26 kuri sale y'urubyiruko y'akarere. Mu karere ka Rutsiro ni ku itariki 27 muri stade ya Rutsiro. Mu karere ka Ngororero ni ku itariki 28 muri stade y'akarere. Mu karere ka Nyabihu ni ku itariki 29 mu Kanama muri stade ya Nyabihu. Hanyuma mu mujyi wa Kigali haba Nyarugenge, Kicukiro, Gasabo hose ni ku itariki 28 bakazitabira ku biro by'akarere ka Gatsibo. Rero wumva ushaka kwinjira muri RCS ukaba wumva bino turi kukubwira utari kubyumva neza cyangwa hari aho byagucanze kuri link uza kunyuraho wiyandikisha. Hanyuma ku bindi bisobanuro wahamagara kuri izi nimero ngiye kukubwira, urebe ahantu uzandika cyangwa uze gusubiza inyuma niba hari ahantu wacitswe kugira ngo utaza gucikanwa n'aya mahirwe yo kwinjira muri RCS. Hanyuma nimero ni 073 76 27 676 cyangwa 073 762 62 hanyuma cyangwa ugahamagara 073 76 26 188. Ibi ngibi byashyizweho n'umuyobozi w'agateganyo ushinzwe imicungire y'abakozi wa RCS witwa Rwagasore. Hanyuma rero iyi ni channel y'ikizamini aho tubagezaho amakuru nk'aya ngaya. Ucyajya ukana subscribe, urayikinga video kandi uze kwisharinga inshuti zawe ha muri group ya WhatsApp haba hehe kugira ngo ujye ubona amakuru nk'aya ngaya kandi wasangize bagenzi bawe. Hanyuma rero niba uri interested amarembo arakinguye ko batangiye ku itariki 9 kandi bizarangira ku itariki 31 hose bazaba barimo bakora. Hanyuma rero iyandikishe wuzuze ibisabwa. Ndagushimiye cyane niba wabanye natwe muri iyi video kuva ku itangira kugeza ku musozo. Yirayikinga hanyuma tuze mu kanya tubagezaho izindi update zikugeraho ku gihe. Ndagushimiye cyane.